niba ari bugitangira kwiga gukora ama website ushobora kuba ukibaza itandukaniro naho ubushobozi bwa buri technology bugarukira hagati ya HTML, CSS na JavaScript. Abantu benshi icyo kibazo bakunda kukigira bakibaza ese twabijyanira rimwe, ese twahera kuki. Rimwe na rimwe ukanasanga umuntu arabyitiranya cyangwa niba hari ikintu ashaka guhindura ntabwo azi neza ngo ni hehe agomba guhindura. Uyu munsi ndagira ngo mbisobanure neza kandi mu mwanya mutoya. Ni ukuvuga ngo ibintu byose tubona muri website, iyo ugiye kugira ikintu gishya wubaka muri website kiba gikeneye HTML. Buri kintu cyose, ifoto, amagambo, aho ugiye gushyira buto, aho ugiye gushyira form, aho ugiye gushyira table, aho ugiye gushyira liste, buri kintu cyose kiba gikeneye HTML. Gusa HTML yubaka ibintu gusa, ntabwo igena uburyo bwiza bizagaragaramo. Aho ngaho niho hahita haziramo CSS, igashyiramo amabara, ikabihereza ingano, ikabihereza amasayizi, ikabihereza imikono myiza ushaka, n'ibindi byinshi bitandukanye. Ikaba yanashyira umwanya hagati yabyo kugira ngo bitaba bicanganye cyane. Ama animation ibyo ni CSS. Noneho ukibaza ngo JavaScript yo izamo ryari kandi imaramo iki? JavaScript izamo iyo bigeze mu kubaka ama functionality akorera kuri front-end. Ugiye kubaka calculatrice, ugiye kubaka form umuntu ajya gusubmiting ikabona, ikareba niba password iri strong cyangwa nta yandi makosa ari mu byo yakoze, n'utundi tuntu twinshi twisaba ama functionality. Bya bindi mbega ndavuga bya bindi uvuga ngo nibigenda gutya bizagende gutya, ukabiteganya muri ubwo buryo, ukavuga if this then that, ugashyiramo ama condition. Ibyo bikorwa muri JavaScript. Naho ngaho JavaScript iziramo mu ma website yawe. Ikindi kintu ifashamo cyane ni ukumanaginga data ku ruhande rwa front-end. Hari uburyo abantu bakoramo website zabo, ariko niba ukoze website ugakora login burya biba byibitse muri browser yawe. Ibyo bintu ushobora kubimanaginga wifashishije JavaScript, ariko mu gutangira icy'ingenzi ni ukumenya ama functionality y'ibanze JavaScript yakora. Ikindi kandi ukamenya ko burya JavaScript mu ma animation ari advanced igikoreshwamo, ndetse ikanagira ububasha bwo kohereza ama push notification kuri telefone, ku mashini, gufungura kamera, kohereza, gushyira ama pop-up kuri screen. Utuntu nk'utwo twose dusaba ngo ubitegure ngo ibintu bizaba igihe iki n'iki ngo kandi bibe byagenze gutya, bikorwa muri JavaScript.